Tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Verenano Makigi, ukakigezwaho na Trans World Radio. Soma kandi wige Bibiliya, usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro Tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Ubushize ikiganiro cyacu kibanze ku mahano ategereje Babuloni, ubwo twavuze ku mahano abiri tutari twavuze mu kiganiro cyaherukaga. Babuloni yakoreshejwe n'Imana mu guhana amahanga, arimo n'ubwoko bwayo bw'Ubuyuda. Ariko nabo Imana izabahindukirana ibahane, kuko nabo ndavuga Babuloni bakoze ibintu bibi cyane, byose biherekejwe n'ubusinzi ndetse no gusenga ibigirwamana. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibyerekeranye n'isengesho ry'umuhanuzi Habakuki, tukaza gutangirira hamwe igice cya 3 muri iki gitabo cy'umuhanuzi Habakuki. Reka mbere yuko dutangira inyigisho yacu uyu munsi, tubanze dufate akaruhuko maze ngaruke mu kanya twiganirire. Ukomeze gufashwa mu izina rya Yesu. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Sambirana, 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 Usembera. Sambirana, 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 Usembera. Imana ihabwa icyubahiro. Ndagushimiye kuko ukomeje gutega amatwi ikiganiro Tumenye Bibiliya. Ubu tugeze ku gice cya 3 mu gitabo cy'umuhanuzi Habakuki, aho tubona impinduka ikomeye mu buzima bw'uyu mugabo Habakuki. Nitugera ku musozo w'iki gice, turaza kubona ukuntu Habakuki yakatiye iburyo. Igitabo gitangira mu mwijima kitumvikana. Habakuki yari afite ikibazo yibazaga mu mutwe we, kandi byatumye anabaza ibibazo byinshi Imana. Ariko noneho tubona iki gitabo gifunga cyangwa se gisoza mu buryo bwiza cyane, hariho n'agatangaro kanini. Igitabo gisoreza mu mwuka wo guhimbaza, kandi nta handi uzabona kwizera guhamye kwarusha ibi bigaragara muri iki gice cya nyuma mu gitabo cya Habakuki. Dushobora kugabanya iki gice cya 3 bwacyo mu bice bitatu nyine. Mu mirongo 2 ibanza dufitemo isengesho ry'umuhanuzi Habakuki. Dufite kandi na gahunda y'Imana kuva ku murongo wa 3 kugeza ku wa 17. Hanyuma tukagira ikindi gice cya nyuma kitwereka uruhande umuhanuzi yari arimo, ariho kuva ku murongo wa 18 kugeza ku murongo wa 19. Ngaho rero fata Bibiliya yawe dusomere hamwe muri Habakuki ibice bitatu ku murongo wa mbere. Aravuga ngo gusenga k'umuhanuzi Habakuki kwaririmbishwaga n'ijwi rya shigiyonoti. Shigiyonoti ni ijambo rikoreshwa mu by'umuziki. Bamwe bakaba batekereza ko shigiyonoti ari injyana yakoreshwaga n'umucuranzi mu gihe yabaga ari gucuranga. Abandi bo bagatekereza ko cyari igicurangisho. Iri jambo kandi rya shigiyonoti turisanga no muri Zaburi ya 7. Gusa icyo twafatamo nuko iri jambo rifite aho rihurira n'umuziki. Hanyuma isengesho rya Habakuki rikaba ryaravuzwe mu buryo bw'ubusizi, ibyo bita poetry mu rurimi rw'icyongereza. Iri sengesho rya Habakuki ni indirimbo yo guhimbaza ku rwego rwo hejuru. Mbega impinduka zabaye mu buzima bwa Habakuki, inararibonye yakuye mu munara no kwihangana kwe ategereje igisubizo cy'Imana, byatumye Habakuki aba umuntu wuzuye kwizera nyako, maze atangira guhanga amaso ku kintu atatekerezaga mbere. Rero iki gice cya 3 ubundi kigizwe n'indirimbo y'uyu muhanuzi. Umuntu yayita indirimbo ya rubanda, kandi n'indirimbo y'ibyishimo. Icurangishwa umurya w'inanga, nk'uko tubibona ku murongo wa nyuma w'iki gice, ariwo wa 19. Aravuga ngo byahimbiwe umutware w'abaririmbyi babicuranga mu mirya y'inanga.
Birumvikana ko aya magambo Habakuki yayongereyeho kugira ngo yumvikanishe ukuntu iyi ndirimbo ikwiye kuririmbwa. Bigaragara ko yabwiraga abacuranzi kugira ngo bajye bamenya ko bayishyira mu njyana. Ibikoresho bakoreshaga mu gucuranga kera ubu si byo bigikoreshwa, keretse mu byaro nabwo hirya cyane. Usanga kenshi abanone tutabikunda, ariko nyamara hambere aha byari ibicurangisho byo ku rwego rwo hejuru kurusha iyi miziki ya none. Dr. Vernon McGee niwe wakundaga kuvuga ko adakunda umuziki wa kino gihe cya none, kuko usanga ushyira imbere uburenganzira bwo kuvuga, ariko ntiwite ku burenganzira bwo kumva. Ngo yirindaga kumva ibyo abaririmbyi baririmbaga kubera gutandukira kwabo, bivugira uko bashatse kandi bivugira ibyo bashatse batitaye ku ngaruka bigira ku bumva. Kenshi Vernon McGee yaravugaga ngo ni indirimbo zanduye zitari nzima. Indirimbo z'iki gihe ntabwo zivuga ibintu bizima, gusa usanga aho abandi bagira ubwenge bwo kurinda amatwi yabo kumva ibibi, ugasanga benshi bagira ahubwo umwete wo kubyitaho bakabyumva uko bashatse nta n'umutima ubacira urubanza, ariko burya kwirinda ni byiza. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, sambirana, sambirana usemerera imani hakicyubahiro. 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 Imani hakicyubahiro. Imana rurema. Imani hakicyubahiro. Imana y'agakiza. Imani hakicyubahiro. Imani hakicyubahiro. Muri Habakuki ibice 3 ku murongo wa 2 haravuga ngo, Uwiteka we, numvise inkuru zawe zintera ubwoba. Uwiteka we, hembura umurimo wawe hagati muri iyi myaka. Hagati yo muri iyi myaka ujye umenyesha, mu burakari wibuke kubabarira. Indirimbo ya Habakuki ni indirimbo ishimishije cyane, si indirimbo igira uwikomeretsa uwo ari we wese, ahubwo ni isengesho ryiza cyane. Habakuki yaravuze ngo, Uwiteka we, numvise inkuru zawe. Mu yandi magambo Imana yaramusubije. Imana yavuganye nawe iti, ubu noneho reba hano Habakuki we, ndashaka kuguma hano mu munara kandi ukagendera mu kwizera. Ndashaka kunyizera. Dore utekereza ko ndeberera ibibi bikorwa n'ubwoko bwanjye, nicecekera, ariko ntabwo nicaye. Ndiho ndategura ishyanga ry'Abakarudaya, ari bo Babuloni. Abo nibo ngiye gukoresha guhana ubwoko bwanjye, nk'uko nakoresheje Abashuri ubwo nahanaga ubwami bw'amajyaruguru bwa Isirayeli. Kandi nubwo nkoresha ab'i Babuloni, nabo ubwabo ngiye kuzabahana, kandi nzabahanira ko nabo batakiranutse. Urubanza rw'Imana kuri Babuloni rwavuzwe mu bice 2 muri ya mahano 5 avugwa, ari byo byaha 5 bibi bituma ibihugu bikomeye bisenyuka. Imana yari igiye gusenya Babuloni. Hari ibintu bishimishije Habakuki ubwe nawe asa naho asubiramo. Yaravuze ngo, numvise inkuru zawe zintera ubwoba. Ese niki cyatumye Habakuki agira ubwoba? Ubwa mbere yari afite ikibazo cy'uko Imana yaba ireberera ibibi gusa ntigire icyo ikora. Ariko kuri iyi nshuro Habakuki yari afite ubwoba y'uko Imana yaba ihana
yihanukiriye kandi bikabije. Nshuti yanjye, ndagira ngo utekereze kuri aya magambo Habakuki yavuze hano, aho yagize ati, Uwiteka we, hembura umurimo wawe hagati yo muri iyi myaka. Hagati yo muri iyi myaka ujye uwumenyesha, mu burakari wibuke kubabarira. Ni nko kuvuga ngo, Uwiteka we, sinari nzi ko burya urimo kugira icyo ukora, ariko ubu noneho ndabibona kuticaye, ahubwo kurimo guhana. Nuko rero, ubwo urimo guhana, wihangane ugire no kubabarira. Yewe n'Abakaludaya nabo ugire uko uborohereza, kandi ubwoko bwawe ubwibuke, ni ukuri ububabarire. Urumva ukuntu Habakuki yahinduye igitekerezo cye cyangwa isengesho rye? Ubwa mbere ni nkaho yahamagaraga umuriro ngo uve mu ijuru utwike ababi, atari ku gihugu cye cyataye Uwiteka gusa, ahubwo no ku Bakaludaya. None kuri iyi nshuro yarayo asa nk'uvuga ngo, mu burakari wibuke kubabarira. Kandi koko Imana ni inyembabazi kandi igira ubuntu bwinshi. Ntabwo iba yifuza ko twatikira tugapfa tugashiraho. Oya, ahubwo Imana iba ishaka ko twihana tukaramira muri yo iteka ryose. Bisa naho koko Imana nta kirimo gukora uyu munsi ku biba n'ibyo turebesha amaso. Ariko nituramuka dukoze nka Habakuki, tukigira ku munara aho dutegereza, tukiga ko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe, tukabaho twiringiye Imana, tukareba neza ibiriho, tukareba uko ibintu bigenda bihindagurika, nituramuka tugenje uko kose, tuzatangara nk'uko Habakuki yaje gutangara nyuma yo kumenya ukuri kw'ibiba no gukora kw'Imana. Gusa nta wamenya niba twebwe twagira umutima wo gutakira Imana ngo ugire imbabazi. Abakristo benshi usanga barakuye amaboko ku bihugu byabo, batakinabisabira amahoro, ahubwo ugasanga bibaza ngo, Mana, kuki twabayeho mu bihe bimeze bitya? Bazi ko ikibi cyimitswe nta rutangira, kandi ko ababi bakora ibi biyongeza ibindi, ndetse nta n'iherezo ryabyo. Bakaba batekereza ko Imana imeze nk'aho ititaye ku biba, ariko ntibamenye ko Imana iticaye kandi ko itarebera ibiba gusa nk'uko bo bibwira. Ahubwo hakenewe abantu bo guhagarara mu cyuho bagatakira Imana, bakayibwira nka Habakuki bati, Uwiteka we, mu burakari wibuke kubabarira utugirire ibambe. Dukeneye imbabazi zawe. Mu gihugu cyacu dukeneye imbabazi z'Imana. Nyuma y'ibyago byinshi byagiye bibaho, abantu bagiye barushaho kuba abanyamwigendaho, bakareba ibyabo gusa, bafatwa n'ubwibone, maze impuhwe muri bo zirashira, bagenda batakaza ubumuntu buhoro buhoro. Binjira mu bihe bibi, mu mitima yabo habaho ibikomere, buryo warebera inyuma ukabona ibintu ni byiza, nyamara imbere abantu barashize, bameze nk'aho babuze ubufasha. Mwene ibyo bihe nibyo bibi kurusha ibigaragara inyuma. Ariko nitugarukira Imana, izomora izo nguma zo mu mitima, abantu basubirana ubumuntu, ntibakomeze kumera nka ya mamodoka meza inyuma ariko adafite moteri nzima. Rero twiyuzuze n'Imana kugira ngo ubwacu duhembuke, ariko twibuke no gusabira abandi ngo Imana ibagire imbabazi mu burakari bwayo, ibashe no kubabarira. Dukeneye imbabazi zayo twese, abayizi n'abatayizi. Abayizi nibo bo gusabira abatayizi. Dukeneye abantu bajya imbere y'Imana bakayiririra. Ariko sinzi niba bibuka ukuntu Habakuki yahindukiye mu mitekerereze no mu myumvire ye. Ubwa mbere yabwiye Imana, ndetse ameze nk'uyirakariye ati, Mana, wowe uraho ureberera ubugome buba hano ku isi gusa, ukicecekera ntugire icyo ukora. Kubera iki wicecekera? Kubera iki ari ntacyo ukora? Kuki ukomeza kurebera abanyabyaha? Ariko noneho aho imariye kumuhishurira ibyo irimo gukora no gutegura, Habakuki yarahindukiye arataka ati, Mana, uramenye, wowe kabyarawe, no mu burakari wibuke kubabarira. Ubundi ayo mateka yakatwigishije guca bugufi, tukegera Imana, tukareka kugendera mu kigari icyo ari cyo cyose. Sambirana
usemerera wamamaza inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana usemerera Sambirana usemerera imani yakucyubahiro. Sambirana usemerera imani yakucyubahiro. Sambirana usemerera imani yakucyubahiro. Reka dukomeze dusesengurira isengesho rya Habakuki, ari nako dukomeza imbere. Isengesho rya Habakuki mu by'ukuri ni amagambo yerekana amateka y'Imana yakoze mu bwoko bwayo bwa Isirayeli. Ukuri kw'ibintu rero ni uko iby'Imana yakoze byashize, ari nabyo izongera igakora mu gihe kizaza. Ni nacyo gitekerezo cy'ingenzi kiri hano. Ugomba kumenya ko iby'Imana yakoze bitarangiriye aho, ahubwo umunyabwenge yakagombye kubikuramo isomo. Pawulo yarabitwandikiye twebwe abizera, aho yavuze ngo icyo nzi neza rwose ntashidikanya ni uko yatangiye umurimo mwiza muri mwe izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Aya magambo yanditse mu Bafilipi igice cya mbere ku murongo wa 6. Nshuti yanjye, ese Imana yatangije umurimo mwiza muri wowe? Ese yarawukwiyegereje? Hari ibyiza yamaze gukora muri wowe? Wizeye udashidikanya ko kugeza ku munsi wa Yesu Kristo uzaba ugishikamye, akaza akakuvana muri iyi si, mukajya kwibanira ubudatandukana wambaye umubiri mushya? Ibyo ni byo byiringiro byacu, kandi nabyo dusanga muri ya Zaburi ndetse no muri Habakuki, ndetse no muri iki gitabo cya Habakuki. Muri iki gice turiho cya 3 mu gitabo cy'umuhanuzi Habakuki havugwamo abantu 3, nyamara kandi nta n'umwe uvugwa izina, kuko atari Zaburi y'umuntu runaka ku byo yaba yarakoze, ahubwo ni Zaburi y'Imana yakoze mu bantu. Nuko rero ntabwo amazina y'abantu yigeze avugwa. Abahanga bamwe mu bya Bibiliya bibonera abantu 2 gusa hano, ariko twitegereje neza tubona abagabo 3. Aburahamu uvugwa ku murongo wa 3, wa 4 n'uwa 5 n'uwa 6, Mose uvugwa ku murongo wa 7 kugeza ku wa 10, na Yosuwa uvugwa kuva ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 15. Gusa benshi batekereza ko Mose ari we wenyine uvugwa wereye ku murongo wa 3 ukageza ku murongo wa 10. Muri Habakuki ibice 3 ku murongo wa 3 aravuga ngo Imana yaje iturutse i Temani, ni yera, iturutse ku musozi Parani Sela. Ubwiza bwayo bwakwiriye ijuru, kandi isi yuzuye gusingizwa kwayo. I Temani ni muri Edomu, naho Parani ni iruhande rwa Sinayi hajya kwinjira ku nyanja. Bamwe batekereza ko iki ari igihe cyerekana ibihe by'abana ba Isirayeli bava muri Egiputa bajya mu gihugu cy'isezerano. Nyamara niwibuka neza, uribuka ko Aburahamu yagiye mu gihugu cya Egiputa mbere yaho gato. Sera ni ijambo rishimishije cyane dusanga muri Zaburi. Hano ryakoreshejwe mu kwerekana ko iyi ari Zaburi. Igisobanuro cy'iri jambo Sera ubwaryo ni ukuvuga akaruhuko, ni ukuvuga hagarara, utuze kandi utekereze ku byo umaze gusoma. Bamwe batekereza ko iri jambo Sera ryerekana guceceka kw'indirimbo, mbese hahandi umuntu abanza guhumeka. Abandi bakavuga ko ryerekana hahandi ingoma zivuzwa muri muzika ziba zigeze hamwe umuntu amanuka hasi. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza
agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera Imana icyubahiro. 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 Dr Vernon McGee yavuze ko nubwo atari umuhanga mu bya muzika ngo ariko agatekereza ko iri jambo sera rimera nk'iribwira umuntu ngo hagarara urebe kandi wumve, cyangwa se stop, look and listen. Rero Imana iravuga ngo icara witegereze neza utuje kandi wizere neza ko uteze amatwi. Umuririmbyi aririmba akubita ingoma, hanyuma yagera ku ngingo agasa n'utuje ngo ya ngingo yumvikane neza. Kuvuga ko uyu murongo wo waba uvuga kuri Aburahamu cyangwa Mose si cyo cy'ingenzi, kuko Imana yabanye nabo bombi. Hano haragaragara ishusho y'icyubahiro cy'Imana. Twasomye ngo ubwiza bwayo bwakwiriye ijuru kandi isi yuzuye gusingizwa kwayo. Ibi ntabwo biraba, ariko byanga bikunda uko Aburahamu yubahaga Imana mu mutima, hadudubizaga isoko y'amashimwe ku Mana. Kandi mu gihe abana ba Isirayeli bavaga muri Egiputa, bahagurukanye indirimbo z'amashimwe bahimbaza Imana mu mitima yabo. Gusa nyuma y'igihe baje kwitotomba n'ibindi bibi byaje gukurikiraho, nyuma binatuma bahura n'akaga gakomeye mu rugendo rwari rusigaye. Ariko ku ikubitiro Abisirayeli bahagurutse bahimbaza Imana. Twasomye nanone ngo kandi isi yuzuye gusingizwa kwayo. Tugomba guha Imana yacu icyubahiro muri iki gihe nk'abana b'Imana. Mbega ukuntu Imana yacu ari nziza! Ni Imana ikomeye, ni Imana yo kubahwa, ni inyembaraga kandi ni Imana itangaje. Muri Habakuki ibice 3 ku murongo wa 4 haravuga ngo kurabagirana kwayo kwari kumeze nk'umucyo, imyambi y'umucyo yavaga mu kuboko kwayo, niho ububasha bwayo bwari bubitswe. Ngo kurabagirana kwayo kwari kumeze nk'umucyo, imyambi y'umucyo yavaga mu kuboko kwayo. Iyo myambi y'umucyo umuntu yahita imirasire y'umucyo. Nk'uko tubizi, iyo izuba rirashe rigira imirasire yaryo iriturukaho. Iyo niyo shusho cyangwa ifoto yakoreshejwe hano. Ntekereza ko ubwo umwami wacu Yesu Kristo azagaruka aje kujyana itorero ngo arikure mu isi, icyubahiro cye kizuzura isi. Mbese hazabaho ibitarabayeho ubwo yavukiraga i Betelehemu. Kandi nanone icyo cyubahiro cye kizagaragara ubwo azaba agarutse mu isi nanone kwima ingoma ye. Twasomye ngo niho ububasha bwayo bwari bubitswe. Mu magambo yumvikana neza ni ukuvuga ngo icyubahiro cy'Imana cyari kimutwikiriye cyangwa kimugose ku buryo utabasha kumubona. Mbese kugira ngo ubyumve neza, icyo cyubahiro cy'Imana gitwikira ubwiza bw'Imana ntibuboneke. Mbega icyubahiro cy'ubwiza bwe! Ibi ni ibintu dukwiye kumenya kandi tukubaha. Ku murongo wa 5 haranditse ngo icyorezo cyanyuraga imbere yayo n'amakara yaka akava ku birenge byayo. Ibi umuntu yabigereranya n'ibyo mu gihe cya Mose muri Egiputa, mu gihe cy'ibyago 10 Imana yateje Egiputa. Nanone byashyirwa muri cya gihe cya Aburahamu ubwo yajyaga muri Egiputa ahunze inzara. Muri Habakuki ibice 3 ku murongo wa 6 aravuga ngo irahagarara igera urugero rw'isi, iritegereza itataniriza amahanga hirya no hino. Imisozi ihoraho irasandara, udusozi tudashira turika, imigenzereze yayo ihoraho iteka ryose. Ngo irahagarara igera urugero rw'isi. Ibuka ko Imana yabwiye Aburahamu ngo ngiye kuguha iki gihugu, nuko iragipima. Imana yavuze ko yapimye ibihugu by'isi ifatiye ku rugero rw'igihugu yahaye Aburahamu. Ibyo ni ibintu bishimishije ariko binatangaje cyane. Ngo iritegereza itataniriza amahanga hirya no hino, imisozi ihoraho irasandara, udusozi tudashira turika, imigenzereze yayo ihoraho iteka ryose. Urumva uburyo cyangwa inzira z'Imana zahishuwe? Iyi ni zaburi nziza cyane bihebuje.
Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Sambirana, 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 Imani happy cyubahiro. Urakoze gukomeza gutega amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Nshuti muvandimwe wankurikiye, wumvise impinduka zabaye mu buzima bwa Habakuki. Inararibonye yakuye mu munara no kwihangana kwe ategereje igisubizo cy'Imana byatumye aba umuntu wuzuye kwizera nyako, maze atangira guhanga amaso ku kintu atatekerezaga mbere. Wibuka ukuntu Habakuki yahindukiye agahindura imitekerereze n'imyumvire. Ubwa mbere yabwiraga Imana ndetse ameze nk'uyirakariye ati, Mana, wowe uraho ureberera ubugome buba gusa ukicecekera ntugire icyo ukora. Kubera iki wicecekera? Kubera iki ari ntacyo ukora? Kuki ukomeza kurebera abanyabyaha? Ariko noneho aho Imana imariye kumuhishurira ibyo irimo gukora no gutegura, Habakuki arahindukira arataka ati, Mana uramenye ukabyara we, no mu burakari wibuke kubabarira. Ubundi ayo mateka yakatwigishije guca bugufi, tukegera Imana, tukareka kugendera mu kigari icyo ari cyo cyose. Reka dusenga Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, uduha umutima nk'uwo Habakuki yagize ubwo yari amaze guturiza imbere yawe, akabona igisubizo kiguturutseho. Yahagaze mu cyuho aratura, arakubwira ati, Mwami mu burakari wibuke kubabarira. Natwe duhe guhagarara mu cyuho tubashe gusabira isi yose ngo uyisukeho imbabazi zawe, kuko igeze ahari indimuka. Ubuntu bwawe budutwikire mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ndagushimiye inshuti wabanye nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha ningaruka nzakubwira byinshi bikubiye mu mwanzuro w'umuhanuzi Habakuki nyuma yo kwakira igisubizo cy'Imana. Amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'umwana wayo Yesu Kristo n'umwuka wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Nimba wifuza kugira ikibazo, kurutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri WhatsApp. Inomero ni 07 81 27 90 18, cyangwa kuri email yitwa umucyofm@yahoo.fr. Iki kiganiro kandi ushobora kucyumva ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo wa#tab.tawr.org. Kanda handitse ijambo ry'icyongereza rivuga ngo languages, maze uhitemo ururimi rw'Ikinyarwanda.